Mbashimire cyane mwebwe mwamaze gukora subscribe, mwamaze gukora sabone, mukanda kunzogera kugira ngo tukimara gutunga ayo makuru ibiganiro byacu byo bita bibageraho ako kanya. Mwe mudukurikiye muri mu Rwanda, mu karere kose ka Afrika y'Iburasirazuba ndetse namwe mudukurikiye muri hirya no hino ku migabane yose igize isi dutuye, ikaze muri aya makuru. Ni byinshi rero bikomeza kugenda abivugwa, ariko reka dusubize amaso inyuma gato turebe ibya Iradukunda uherutse kubaza Perezida Paul Kagame byo kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda, se byabigeze he? Imwe mu nkuru zanditswe na kimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu cy'u Rwanda ku itariki ya 7 Ugushyingo ubwo Gicurasi 24, Perezida Paul Kagame yatinyuye urubyiruko rw'u Rwanda ku kwinjira mu nzego z'igihugu z'umutekano zirimo n'igisirikare kuko nta muntu uhezwa iyo yujuje ibisabwa. Ibyo rero yabigarutseho ubwo yagezwagaho icyifuzo na Iradukunda Didier wari mu bitabiriye ihuriro ry'urubyiruko rwizihizaga isabukuru y'imyaka 10 y'urubyiruko rw'abakoranabushake ryahuje abarenga 7,500 bari baturutse hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu musore mu karere ka Gasabo yagaragaje ko yarangije amashuri yisumbuye umwaka ushize kandi yifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda nubwo yabigerageje bikanga. Icyo gihe yabwiye Perezida Paul Kagame ko impamvu byanze ko yinjira mu gisirikare ari ubugufi. Gusa Perezida Paul Kagame amubwira ko iyo ishobora kuba atari yo mpamvu nyakuri. Ibintu Iradukunda nawe yahamirije igihe ko atari ko byagenze mu kiganiro cyihariye. Ati nanditse impapuro zisaba kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda, ndagenda aho twagombaga rero gutoranyirizwa ariko nsanga nakererewe. Nabonye hari n'abandi benshi cyane noneho nditahira. Mu by'ukuri nagaragaraga nk'umwana ubundi nkuzemo gake. Ati wabonaga ko ndi umwana ku buryo watekereza ko ntujuje imyaka yo kujya mu gisirikare ariko nari mukuru. Yagaragaje ko impamvu atabwije Perezida Paul Kagame ukuri ari ubwoba bwo kuba atariteguye ko ari buze kumubaza impamvu yatumye atajya mu gisirikare cy'u Rwanda. Ati ni ubwoba nsa nkaho nagize, sinzi impamvu iriya ariyo yanjemo ariko nahise ngira ubwoba bwinshi nkumva ngiye kwitura hasi, ubundi jyewe ati naramusabaga nyine. Yavuze ko igitekerezo cyamujemo cyo kujya mu gisirikare kuko yumvaga yajya gutanga imbaraga ze mu gukorera igihugu cy'u Rwanda. Ati ngeze mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye nahuye n'ikibazo cyo kubura ibikoresho n'amafaranga y'ishuri. Ndavuga nti sinareka ishuri ngo mbure no gukorera igihugu. Icyo gihe naravuze nti niba mbuze amashuri reka njye gukorera igihugu ndi mu ngabo z'u Rwanda. Yagaragaje ko nyuma yo kugaragaza ko yifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda afite icyizere cy'uko icyifuzo cye kizaba impamo agatanga umusanzu ku gihugu cy'u Rwanda. Yagaragaje ko akunda umutwe udasanzwe mu ngabo uzwi nka Special Force ku buryo yumva yinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda yaharanira kwinjiramo muri uyu mutwe. Kuba yarakuriye rero mu buzima bushaririye byatumye yiga mu mashuri aho abanyeshuri biga bataha nyuma y'uko icyorezo cya COVID-19 kimukomye mu nkokora. Yagaragaje ko kujya mu cyumba cy'inama harimo umukuru w'igihugu ari ubwa mbere yari abibonye kandi ko byamushimishije kuko ari n'ubwa mbere yari ageze mu nyubako ya BK Arena. Yongeye ati guhura na perezida ni ikintu gikomeye, yanyuze n'iruhande ndamubona. Ati n'ubwa mbere nari mubonye, usibye kumubona ku mafoto cyangwa se kuri televiziyo hari abantu benshi cyane nkunze gushishikariza kuza mu bikorwa runaka bagahita bambaza niba harimo amafaranga, ariko njye sinjya ncika intege, mba numva ko umunsi umwe ubukoranabushake hari icyo buzangezaho. Yishimira ko yabonye umwanya wo kubaza Perezida Paul Kagame ikibazo ndetse no kumugezaho icyifuzo cye mu barenga icyo gihe 7,500 mu Rwanda nk'uko yagiye bigarukaho. Hanyuma rero iryo Perezida Paul Kagame yavuze kuri Perezida Felix Tshisekedi riratashye, wari umunsi witezwe n'isi yose ku itariki ya 3 Ukwakira 2025 Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari bitegerejwe gushyira umukono ku masezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu, intambwe yari kuzasiga amateka mashya mu mubano w'ibihugu byombi. Intumwa z'ibihugu byombi zari zarakoze amanywa n'ijoro, ibintu byose byarashyizwe ku murongo, akazi gasigaye ari ak'ikaramu. Ariko ku itariki ya 3 Ukwakira 2025 ubwo umunsi nyirizina wageraga, ibintu byarahindutse mu buryo butunguranye. Perezida Felix Tshisekedi yasabye ko intumwa ze zitagomba gusinya ayo masezerano mu gihe cyose 90% by'ingabo z'u Rwanda zitarava muri RDC. U Rwanda rwaratangaye ariko n'intumwa za RDC ubwazo ntizabyumvishaga. Mu biganiro byose byari byabaye mbere nta n'umwe wari wavuze ku ngingo y'ingabo. Uko byagenda kose icyari cyitezwe nk'isoko y'amahoro n'ubufatanye byahindutse inkuru y'undi munsi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungire yavuze ko bari biteguye gusinya mu gitondo gikurikiyeho, ariko ku munota wa nyuma Perezida Felix Tshisekedi yahaye intumwa ze amabwiriza yo kudasinya. Yagize ubwoba ko abaturage bo mu gihugu cye babyakira nabi.
Ambasaderi Nduhungirehe yongeyeho ko aya masezerano yari ay'ubukungu gusa nta na hamwe yagarukaga ku bibazo by'umutekano. Ati ibiganiro byose byakorwaga mu buryo bw'ubucuruzi n'ishoramari. Ingingo zerekeye umutekano zikurikiranwa n'urwego ruhuriweho rw'umutekano rwashyizweho hagati y'u Rwanda na RDC. Yavuze ko icyemezo cya RDC cyateye urujijo nyuma y'akazi gakomeye cyane kari karakozwe n'umuhuza Ambassadeur Boros hamwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika bashyizemo imbaraga nyinshi cyane ngo impande zombi zumvikane. Minisitiri Nduhungirehe yibukije ko muri Nzeri na 24 Felix Tshisekedi ari nawe wabujije Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC gusinya ku masezerano yo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho, nyamara ku bahagarariye ingabo z'ibihugu byombi bo bari baramaze kubyumvikana nk'uko ajya bigarukaho. Abakurikiranira hafi umubano w'u Rwanda na RDC bamaze kubona imyitwarire ya Felix Tshisekedi bibutse amagambo Perezida Paul Kagame yavuze mu kiganiro yagiranye na Marie Laure muri Werurwe 25. Perezida Kagame yavuze ko yagiye aganira Perezida Felix Tshisekedi inshuro nyinshi akijya ku butegetsi, ariko ko yabonye ko bigoye kumvikana nawe kuko bamara kuvugana ibyo bumvikanye akava aho ngaho yabihinduye. Yagize ati ntabwo nanga kuganira nawe, ariko dukwiye kuba tuvugana ibintu bifitiye inyungu ibihugu byombi kandi bifite intumbero yo gushaka gukemura ibibazo, nta kibazo mbifiteho. Kumvikana na Perezida Felix Tshisekedi nicyo kintu cya mbere kigoye. Ndashaka no kubyerekana, nshaka kumenya umuntu waba warumvikanye nawe waza akambwira ati wowe urabeshya. Nagiye nganira nawe ati mukemeranya ibintu, yaba agisohoka mu muryango akaba yabyibagiwe cyangwa se akabihindura, ukumva avuga ngo oya oya ntabwo ibyo twigeze tubivuga. Abajijwe icyo yabwira Perezida Felix Tshisekedi babaye bicaranye ako kanya, Perezida Kagame yagize ati namubwira ngo nakwifuje ko atakabaye ari perezida wa kiriya gihugu cyiza, kandi rwose utaha nongera kwicarana nawe ati nzabimubwirira imbona nkubone. Kwisubiraho kwa Perezida Felix Tshisekedi ku masezerano byasize rero benshi bibaza niba koko afite ubushake bwo gushyira mu bikorwa ibigendanye n'amasezerano y'amahoro yasinywe i Washington DC hagati y'u Rwanda na RDC, mu gihe isi yarizeye ko amasezerano ari intangiriro y'igihe gishya cy'imikoranire. Icyemezo cya Perezida Felix Tshisekedi cyongeye kandi kuzamura igihu hagati y'ibihugu byombi, no kuvuga hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyinshi rero byakomeje kugenda kubivugwa gusa nyuma y'aho ategetse abari bamuhagarariye cyangwa se bari bahagarariye RDC Washington DC, nyuma rero byaje kurangira amasezerano mu by'ubukungu asinywe, ndetse binavugwa ko ku munsi w'ejo tariki 21 cyangwa se wenda ikindi gihe ntabwo Leta z'Ubumwe za Amerika zari zagira icyo zibitangazaho, kuko byavuga ko Perezida Paul Kagame ndetse na Felix Tshisekedi bagomba guhurira Washington DC bagasinya cyangwa se bakanaganira muri White House, ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika. Ariko Leta z'Ubumwe za Amerika ziza kuvuga ko habayeho impinduka, ariko bikavuga ko ku munsi w'ejo tariki 21 bashobora uyu munsi ku itariki 21 ahubwo nibwo bashoboraga kuba bahurira i Washington DC muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Gusa reka tutegereze turebe, hanyuma rero nibitanakunda nabwo tuzagira tumenyeshwa amatariki mu by'ukuri igihe bashobora guhurira hamwe. Hanyuma hagati ngaho imirwano irakomeje hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Leta FARDC muri Congo n'ihuriro ryazo. Hagati aho ngaho kandi Kongera cyakomeza gushinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 birego u Rwanda rwakomeje guhakana, ahubwo u Rwanda rwo rugafasha rugashinja FARDC ndetse na Leta ya Congo kwifatikanya ndetse na FDLR yiganjemo base bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata umwaka wa 1994. Mu by'ukuri bakomeje no gukongeza ingengabitekerezo ya jenoside mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Reka rero mbashimire, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.